Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba televiziyo No Repentance No Heaven TV. Umwanya mwiza duhawe n'Imana, nagira ngo mbanze mbasabe ngo dusenge Imana. Nkuko mubizi rero muri kumwe na nyina w'Abasinderiyane, umukobwa Yesu yagiriye ubuntu. Hama rero ubushize twe twaganiriye ku ijambo rivuga ngo tumenye ukuri. Tumenye ukuri nk'abakristo. Numvaga ngira ngo twongeye tuganire ngo ni gute twamenye ukuri, ese nuwe umuntu wamenye ukuri, umuntu wamenye ukuri amera gute, ese ava hehe ajya hehe. Muri aka kanya rero numvaga twaganira ku bakobwa bamenye ukuri. Imana iduhana umugisha. Hanyuma mbere yuko dutangira munyemerere tubanze dushimira Imana. Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, se umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye kugushimira kandi uyu mwanya wa none utwemereye kugira ngo tuzi imbere yawe. Nyemerera tugushimire Data ko ari wowe wabashije kutubeshaho tukaduhumeka umwuka w'abazima kubw'ubuntu bwawe, kandi tugushimiye ko uyu mwanya wari uzi imbere yuko twebwe tuwumenya. Niyo mpamvu Data nsengeye buri muntu wese tugiye kubana muri iki kiganiro, abo umukobwa cyangwa umuhungu, umupapa cyangwa se umumama. Nyemerera cyane aka kanya tugirane ibihe byiza n'umuntu uteze amatwi cyangwa se umuntu uri maso. Nyemerera cyane kugira ngo Data muri aka kanya ufate imitima yacu miri, kandi unyemerere ijambo riza kumanuka giye kuba ijambo riza guca mu gutwi rigasohokera mu kundi, ahubwo ribe ijambo ritugirira umumaro twebwe abarivuga ndetse n'abaryumva, ndetse rizagira umumaro n'abandi mu gihe kizaza. Turagushimiye kubyumvishije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Gusa tuguhaye umwanya kugira ngo utangirane natwe kandi usozanye natwe, ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe muri byose. Ushimwe kubyumvishije. Amen. Ndabashimiye cyane kandi mbashimiye ko tugiye kubana tukagirana ibihe byiza muri aka kanya. Ndabashimiye ko muri maso, ndabashimiye umwanya wanyu. Hanyuma uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo rivuga ngo abakobwa bamenye ukuri. Turabisanga turasa gusoma ijambo ry'Imana riri mu Kubara ibice 27. Reka dusome. Haravuga ngo umutwe w'amajambo ngo Uwiteka acira abakobwa ba Serufehadi urubanza. Agatangira ngo maze higira hafi abakobwa ba Serufehadi mwene Eferi wa Gereyadi na Makiri na Manase bo mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Serufehadi: Mahira na Noa na Hogira na Miruka na Tirusa. Kuri 2 bahagarara imbere ya Mose na Eleyazari umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Baravuga bati: kuri 3 Data yapfiriye mu butayu, kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranirije mu butayu, kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranirije kugomera Uwiteka bafatanyije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye. Ubwo kandi ntiyabyaye abahungu. Kuri 4 ni iki gikuza izina rya Data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu. Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa Data. Kuri 5 aravuga ngo Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati: abakobwa ba Serufehade baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. 8 aravuga ngo kandi ubwire Abisirayeli uti: umuntu napfa adasize abahungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Tugarukiye ku murongo wa 8, twavuze ngo ikiganiro uyu mwanya ni umwanya wo kuvuga ngo abakobwa bagize gute bamenye ukuri. Bene Data, kumenya ukuri ni iki, cyangwa se ukuri ni igiki? Bibiliya itubwira yuko ukuri ari Kristo. So hari inyungu zo kumenya ukuri. Bibiliya iravuga neza ngo, ndasubira kubivuga ngo abantu banjye barapfuye bazize kutamenya. Hari ibintu byinshi cyane bitwaye abantu mu kigare bitewe n'iyi si. Isi ikagutwara ubwenge n'ibitekerezo, ikakwereka yuko ari bwo buzima. Ariko ndagira ngo mbwire ngo utamenya ukuri, hari ibintu byinshi biba bikubazi. Hanyuma rero aba bakobwa barabakobwa bagize umugisha, bamenya ukuri, bamenya Kristo. Bamaze kumenya Kristo, hanyuma baza kumenya ukuri. Bibiliya iravuga ngo umwenda rutamirije ahera wagize gute, watamutsemo 2. Aba bakobwa ngo bamaze kumenya ukuri, bamenye yuko barimo baburana umugabane wabo, barimo baburana gakondo yabo. Baravuga ngo ese nimbe Data yarapfuye,
ntabwo yifatanyije n'abandi, kandi nubwo yabarifatanyije nabo, twebwe aravuga ati yapfuye apfanye ibyaha byiwe. Ndagira ngo tuvuge ko iri jambo abakristo cyangwa se abarokore dukunze guhura naryo kandi tukaryikiriza. Ndashaka kukubwira ngo umaze igihe ukijijwe, umaze igihe usenga Imana, umaze igihe rwose ubaye mu nzu y'Imana, ariko nturamenya ukuri. Ese ninde muntu wamenye ukuri? Twese ntabwo turamenya ukuri, ariko impamvu turi mu nzu y'Imana hari ukuri tugenda tumenya buhoro buhoro. Ni ukuvuga ngo ukuri tugiye tukumenya step by intambwe ku ntambwe ku yindi ntambwe. Hari ukuri umaze kumenya, ariko hari n'ukundi utaramenya. Nanjye hari ukuri maze kumenya, hari ukundi ntaramenya. Bishatse kuvuga ngo njye nawe nitwe two kubwirana, ahari uko wamenye njye sindakumenya, cyangwa uko namenye we nturakumenya. Nshuti bene data, iri jambo riravuga ngo bari abakobwa bari babaye mu nzu y'Imana ariko batagira gakondo. Hari igihe tubaye mu nzu y'Imana tutagira gakondo. Hari igihe ushobora kuba ubaye mu nzu y'Imana igihe kirekire nta gakondo ugira. Usenga Imana, uvuga ubutumwa, uri umuhanuzi, uri iki, ufite Imana, ariko nta gakondo. Aba bakobwa rero ngo bamaze gusobanukirwa bavuga ati ariko ubundi umwuka w'Imana ngira ngo niba bahishuriye avuga ati turakwiye kugira gakondo. Nubwo bitanditse mu mategeko, ariko turasanga turengana ngo barahaguruka baburana gakondo yabo. Nshuti bene data, haguruka uburane gakondo yawe. Ese ni gute uzaburana gakondo yawe? Haguruka usenga Imana. Bibiliya yavuga Yesu agiye gusubira mu ijuru ngo ntabwo mbasize nk'imfubyi, nzabohereza umufasha ari we Mwuka Wera. Aba bakobwa bafashijwe n'Umwuka Wera. Mu bisanzwe si abakobwa ba mbere, kuko hari abandi babayeho mbere, byari bizwi neza yuko nta mukobwa ugomba kubona umugabane, ugomba kubona gakondo. Byicara ari uko nguko. Ariko hamwe no gusenga kw'aba bakobwa, barasenze Umwuka w'Imana bazaho, amaze kubazaho bashakisha ukuri, bamenya ukuri, baburana ukuri kwabo. Ese nta kuri waba waramenye ukaba wicecekeye? Ese nta kuri umaze kumenya ariko ukaba warabuze uburyo urenganurwa? Bibiliya ivuga ngo nimushinge urubanza tuburane. Rimwe na rimwe hari ibintu Kristo yagiye yenyegeza kugira ngo wowe ubwawe yagiye ashyira ku ruhande, afata mu kiganza cye kugira ngo umunsi wamenye ukuri nibwo azakubumburira ikiganza. Igihe cyose utaramenya, kuko Bibiliya ivuga ngo ntabwo ibyo kurya byanjye nzabigaburira imbwa. Bivuga ngo igihe cyose utaramenya ukuri ni nk'uko umubyeyi yagufata uvuye ahangaha ugiye mu mujyi akaguhereza miliyoni ngo genda ujye mu mujyi, azi neza kuri buca ahantu hari ibisuma. Aho uwo mubyeyi rero ntabwo umubyeyi abagukunda, akakubwira ati miliyoni yitware mu ntoki ugenda ujye mu mujyi. Icyo gihe iyo miliyoni yitwaye mu ntoki hura n'ibisuma, rimwe na rimwe bakaba bakwica n'amahera nayo n'amafaranga nayo bakayatwara. Ntaraza kumbabarira, ndi umunyarwandakazi ariko kubera ko ndi inshuti y'abarundi cyane kandi amaraso yacu namwe muri Kristo murabizi ko turi umwe, ndagenda mvugamo ikirundi. Hanyuma rero arangije amaze umubyeyi ntabwo ashobora gufata ayo mamiliyoni ngo ayihereze umwana ngo genda ujye mu mujyi yitware mu ntoki. Icyo gihe ntabwo yabakunda uwo mwana, kuko umwana ashobora guhura n'abasuma bakamwaka aya mafaranga bakanamwica cyangwa rimwe na rimwe. Bivuga ngo na Kristo hari ibyo ataraguha kuko utaramenya ukuri. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo akakanya ahari ni akanya kawe, ni akanya kacu, ni akanya keza ko kumenya ukuri. Nyuma yo kumenya ukuri Kristo ajya agirira neza abantu biwe. Ese aya mategeko ngo Mose yari yarahawe amategeko, mu mategeko yari yarahawe nta mukobwa wagombaga kubona gakondo yabo. Yesu nashimye cyane. Ni ukuvuga ngo nta mukobwa wari wemerewe kubona gakondo. Amategeko yari yarahawe nande? Yari yaratanzwe nande? Ni Imana. Hari igihe rimwe na rimwe Imana igira ibyo ifata mu ntoki kugira ngo wowe ugende ubisange. Naguha urundi rugero, iyo umwana ushaka yuko yiga kugenda akamenya kugenda, nk'ababyeyi Bibiliya tubwira ngo iby'isi bitwigishe iby'ijuru. Iyo ushaka umwana ko amenya kugenda, ushaka gufata bombo gutyo zikakunda bombo, ukamwereka bombo akaza ayisanga. Uko ayisanga wigira inyuma kubera gukunda ya bombo, akaza gusanga kugeza igihe atsindiye akakugera uruhande ukagira gute ukamuhereza ya bombo ukamuhana bravo. Rero kuvuga ngo hari ibintu byinshi bikiri mu kiganza cy'Imana yakomeje kugira ngo twige kugenda, twige kumenya ukuri, twige kugendera mu nzira Imana ishaka kugendamo. Numara kuyigendamo igenda ikwereka, numara gutsinda imana kuguhereza bya bintu. Ushobora kuba hari umugabane wawe cyangwa se gakondo yawe utarashyikira, ariko gakondo yawe irahari, iri ahantu. Njya mfashwa n'indi jambo rijya rivuga ngo igihe kimwe Sawuli ngo yari yarabuze iki, indogobe ziyobo zarabuze. Indogobe zo kwa Sawuli zabuze kubera iki? Zabuze kubera Imana yari ifite umugambi wo guhindurira ki Sawuli umugabane.
hanyuma ngo iyo nabyo ni urundi rugero. Ni ukuvuga ngo Sawuli agenda agiye gushaka indogobe zitabuze, ahura n'umuhanuzi bita Samweli aramubwira ati indogobe z'iwanyu ntabwo zabuze, ahubwo nkurikira. Amaze gukurikira Samweli yumviye Imana, yumviye umwuka w'Imana, Samweli aramubwira ati indogobe ntabwo zabuze. Ni ukubera yari Imana yaramwambuye indogobe kugira ngo najya gushaka indogobe iyi mugambi w'Imana usohore kuri Sawuli. Bene data, Bibiliya tubwira neza ko Sawuli akimara kugira gute, akimara kumvira ijwi ry'Imana agakurikira umugaragu w'Imana Samweli, yamusutseho amavuta kugira ngo abe umwami, kuko Imana yashakaga yuko aba umwami. Hari ibintu byinshi Imana yakwambuye kandi ugomba kuba umwami, ariko hari inzira, hari amabwiriza, hari uburyo ukwiye kugenda kugira ngo ube umwami cyangwa se ube umwamikazi. Bisaba iki rero? Kumenya ukuri. Imana itugirire neza. Wamenya ukuri te? Saba Imana iguhe imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera nawe banyina bari abakobwa babasha kumva, babasha kumenya ukuri, baburana gakondo yabo, babona gakondo yabo. Bibiliya tubwira hasi ku 8:9 ngo Imana Yesu ibwira Mose ngo nabahereze gakondo yabo. Urumva abo bakobwa bamenye ukuri, kuva iyo munsi abakobwa bemererwa ko bazajya babona gakondo. Abakobwa bahagarara abandi bakobwa, iyi saha abakobwa bose babona gakondo kandi n'ibyabagaho. Imana ibaha umugisha bari abakobwa, cyangwa se nawe ushobora kuba wahagarara abandi bakobwa ukazatuma hari ukuri cyangwa se hari gakondo batarabona, abakobwa bashobora kubona. Imana itugirire neza. Imana ihabwe icyubahiro. Navuze byinshi, ndumva ibyo byose umwuka w'Imana ari kumwe nawe arimo gusobanurira kumenya ukuri, kandi ndakwifuriza kumenya ukuri. Birashoboka ko hari gakondo yawe, birashoboka ko hari ahantu ukwiye ushaka kugera utaragera, ariko ndagira ngo ubwire ngo hamwe no kumenya ukuri hari ahantu Imana igiye kugushyira. Araboshakata abakobwa bamenye yuko bakwiye kugira gakondo yabo. Nawe hari gakondo yawe, ariko ubwo umenya ukuri hari gakondo Imana igiye kugushyiramo. Hari gakondo wa mukobwa Imana igiye kugushyiramo, wa mubyeyi we hari gakondo Imana igiye kugushyiramo. Hari gakondo Kristo ashaka yuko winjiramo. Hari gakondo Kristo ashaka ko winjiramo, wa mubyeyi we, wa mupapa we, wa mumama we, wa mukobwa we, wa musore we. Hari gakondo Kristo ashaka ko winjiramo, ariko umaze kumenya ukuri, umaze kwakira Kristo, umaze kumwisunga, umaze kumwiringira, hari gakondo agiye kukwinjizamo. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo dusoze tuvuga aya magambo rero, dusenga Imana tuvuga ngo Mana, ese niki cyatuma umenya ukuri? Ni umwuka w'Imana, nta kindi. Uko biravuga ngo umwuka wera nawamanukira muzamenya ukuri, ukuri niko kuzabatura. Tugiye gusoza dusenga ngo mwuka wera tumanukire tumenye ukuri, tubatuke mu bukene, tubatuke mu gisuzuguriro, tubatuke ku mazina mabi, tubatuke n'ahandi hose wumva waba warabaswe, ubatuke mu madini atagira aho kuvana n'aho kugeza, ubatuke ku mategeko. Abafarisayo bari abantu babaswe n'amategeko y'idini, nawe ushobora kubaswa n'amategeko y'idini, ariko tugiye gusenga Imana umwuka w'Imana kuze kumenyesha ukuri, wa mukobwa we, wa musore we, wa mubyeyi we, wa mumama we. Nyemerera ufatanye inyange muri aka kanya dusenga Imana. Nta jambo na rimwe rijye rizira ubusa. Iri jambo ryakuziye nanjye riranzira, iri jambo ryakuziye hari aho rigiye kugukora naho kukugeza, kandi hari ahantu hari ubundi bwiza Imana igiye kutugezamo, kuko ijambo ry'Imana itubwira ngo izajya idukura mu bwiza itugeza mu bundi bwiza. Hari icyo washakaga ariko wari urindiriye kumenya ukuri uyu munsi kugira ngo gisingire. Reka dusenga Imana. Imana nziza, Imana ikomeye kwizerwa no kwiringirwa, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, tugushimiye kubw'uyu mukobwa n'umusore barimo batega amatwi, umupapa n'umumama. Hari ikintu kinini bari bamaze iminsi bagusaba, ariko Mana ndagushimiye ko uyu mwanya wuteguye kugira ngo bamenye ukuri, nibarangiza batuke basingira ibyabo. Ndagushimiye mukunzi mwiza kubwira ijambo ryawe n'inkota ikubita igahinguranya. Ijambo ryawe ntiribora, ijambo ryawe rica mu muriro ntirishye, ijambo ryawe ryacishije ba Saduraka mu muriro bavamo bahinduka abami. Birashoboka ko hari uwari uri mu muriro y'isaha y'ikibazo runaka, ariko nyemera umwuka wawe wera agenda kuri abantu muri uwo muriro wo kutamenya ukuri, abinjize mwami Imana muri gakondo zabo. Ndagushimiye ko umwuka wawe wera agiye gukora ku muntu wese, agafata ukuboko umuntu wese uteze aya matwi akamwinjiza mu yindi gakondo yiwe, akinjiza abakobwa muri gakondo zabo, akinjiza abasore muri gakondo zabo, akinjiza abapapa n'abamama muri gakondo zabo. Habwa icyubahiro ko mwami Imana ubanye natwe muri aka kanya, kandi habwa icyubahiro ugiye gukomeza gukora imirimo n'ibitangaza. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ndabashimiye, murakoze. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndabakunda. Mwari kumwe na Eliane. Ndabakunda cyane. Kristo akomeze abagirire neza. Murakoze cyane. Bye bye.